noneho umuntu wagisomye aza kunde arambona mpagaze arambwira ati ngwino nkubwire atuzi ko uri wanted mo hari gute mbona ikinyamakuru ndagisoma ndabyibuka nagikuye ahantu bita kuri sikoke ya Tori 7 Avenue Kamire Back hano hari sikoke bagucuruzaga inzoga ntafite naho ndara ndabyibuka hari umukobwa wancumbikiye icyo gihe turanararana ariko kurarana mvuga we yarambwiye ati karaba anjyana ndakaraba amaho ndyama ndaryama nawe ariryamira ubwo hageze igihe nyine mba wanted nyine urumva batangira gupostinga amashusho yanjye tubwire hazaga urubura snow kuno muri Amerika haba byari bigoye cyane uburyo wabashaka kuba ubyitwaramo jewe ku muhanda jewe igihe cy'imbiyo cyagiraga nko mu gihe cy'imbeho nakundaga kuba ndi ku kabari. Okay, just what I can say, I apologize for, first of all, I apologize for diaspora in USA, in Europe, in Asia, in Africa, South America, North America, everywhere, you know. I just apologize for them. Now, I appreciate that maybe they will be happy to see me again because they think I was just died. Hari abantu benshi bazi ko napfuye, but I'm still alive. Sinapfuye ndiho. Ko muri Amerika abantu benshi bazi I was died. I was be killed ariko I'm alive. The forgiveness first of all is here in Rwanda again. Because I was making too much stupid mistake. Okay, just what I can say, I apologize for, first of all, I apologize for diaspora in USA, in Europe, in Asia, in Africa, South America, North America, everywhere, you know. I just apologize for them. Now, I appreciate that maybe they will be happy to see me again because they think I was just died. Hari abantu benshi bazi ko napfuye, but I'm still alive. Sinapfuye ndiho. Ko muri Amerika abantu benshi bazi I was died. I was be killed ariko I'm alive. The forgiveness first of all is here in Rwanda again. Because I was making too much stupid mistake. Hanyuma kwinjira mu rusengero kwawe byibuze byatumye nkuko wabyifuzaga ya mico igabanuka itabu rivaho se inzoga uzivaho. Yes, byarakunze itabi narivuyeho 2010 ubwo natangira 2010 ubundi itabi ndarireka umwaka urindwi ushira nanywa itabi nisengera ahubwo ikintu cyaje gutuma mbireka nagendanaga Bibiliya mu muhanda nanabwiriza nkafata umwanya nkagara mu muhanda muri Amerika hano hari amabasi stopping amabasi nyine abategera amabisi nkabwiriza mu cyongereza mfite Bibiliya nyifite mu Rwanda none je ariko mfite niyo muri Amerika icyongereza usari nk'imwe mu mirongo yibuka muri Bibiliya wajyaga wigisha abantu cyane mu cyongereza hari mirongo imfasha buriya muri Bibiliya jewe nkunda Genesis buriya cyane intangiriro buriya ndayemera. Aha dusigire nk'imwe mu mirongo ibiri igigufasha wenda nawe nari benshi iri bufasha uyu munsi wenda umurongo wamfasha na Hanimana yavuze ngo turimo umuntu mu ishusho ase natwe uwo murongo uramfasha cyane cyo kucyere kugufasha se nyine Imana nyine yebye iradukunda nyine aturema yeta dukunda nyine ntitwari kuba abantu ubundi ni mu ecclesiastic nyine ababwiriza ati wowe musore irya umwe ukora ibyo ushaka winezeza ariko be careful iminsi mibi itaraza kuko igihe Imana ije hari ibyo zakubaza. Ibyo byanditse muri kangahe biri mu mubwiriza 3 murongo wa mbere abakristo raje bakunyemuza mbabaze gusoma bambwire mu cyongereza ariko nabizi ko nabwo nako nkuko bivuze byanga bikunze wagiye usoma imirongo itandukanye akadiveri bavuga ngo ni ngukira ngo byose ni ubusa mu cyongereza ngo ni kira ako agaciye n'imyaka myinshi ushaka gusako byanagiye baranabyibagiwe sinzi niba ari ngo nibwo nefi n'indetermine ubwo bandi barebemo uko byanditse ubwo genda byitendetermine nyine nibirangira. Okay, aka kazi rero waje gukora kaguhemba $300 buri cyumweru kaje kurangira se byaje kurangira bite? Naje kubona kandi mbadaboka nta kuryama nkakora hamwe nkajya n'ahandi
amafaranga atangira kwiyongera, amafaranga bariyongereye none aya ari amasaha 40 aba amasaha 80 agafaranga kagashaka karatubuka. ubuzima bwatangiye guhinduka se utangira bwarahindutse ubwo akaba sikere nese ngashyira hasi nza mu kamodoka ugura imodoka mbanguza akamodoka agaperemira ko guri n'ubara nakabonye nakibitseho nta kibazo mfite umva nabaye naratangiye kubinega ari nabwo nsuhuza witwa Edouard Pilipili cyane yari boss wanjye ni nawe muntu wantangije mu bintu nawe yampaye akazi nkabikora byose ko ni wanyigije wamaye uburyo bw'iki ngomba kumenya Amerika yajyagama n'inkweto pe kaza n'umufuka w'inkweto ko muri Amerika ubundi umuco waho wambara inkweto rimwe pana nk'iyanjye nambara ukwezi ubundi muri Amerika iyi ngiyi ni uyu munsi gatanye kuramo ejo nkazambara indi bega style ni change every day same life ubwo mbambonye ako kazi Edouard abimfashamo yari afite alimentation bita convenience story kuri Indian school nawe musuze cyane sinzi nabuze nimero ze ariko ariko nashakisha kuri internet nkaba nabibona nkaba namuconnecta. Urumva ko ubuzima bwari bwatangiye kuryoha, ubuzima burabonetse, amasaha yongereye, amafaranga yongereye. Bimwe mu bintu wibuka nk'imitungo waba waraguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye imodoka, ibindi bintu waba waraguriye icyo gihe nyine bigaragara yuko ari intambwe utangiye gutera n'ibiki? Jewe muri Amerika nakunze gufasha abantu cyane, ko narayembwaga nkafasha abahomuresi, abantu baba ku muhanda. Abo muri Amerika cyangwa bina? Abo muri Amerika. Abo muri Amerika nabafashaga nkagira amafaranga ku muhanda, bari abasabiriza ku muhanda muri Amerika. Nahembwa nkagenda nkabaha nibura buri muntu $50. Ubundi narigomwaga. Je nari afite icyemezo hani amafaranga ntanga mu rusengero. Abantu batura aya ngaya nta kinari bumarire umuntu wiri ugasozi. Kuko ayo niyashyira mu rusengero baragenda bayabike bazakorere umushinga cyangwa plan runaka. Na rero hari umuntu ufite ikibazo cyihuse kiri direct. Nibwo na ku muhanda nge nkavuga ni fata $50, fata $100, 20 bucks, 10 bucks, 5 bucks, $1 gutyo. Hari abantu benshi gufashwa bari ku isi nuko nakora mu Rwanda abakeneye abagize gute kuki wese mu homeless. Homeless baho ndabagarukaho kuko nanjye uraza gusanga aribwo buzima naje gucamo. Ariko buriya wasanga ari impamvu. Mubwo nyine wenda no mu Rwanda sinakwirengagiza. Nka nomero Masema naramuhaga. Nkamubwira nifataga byo kuri Western Union ufatemo amafaranga. Nkamwoherereza nabandi bashiki banje nabandi wenda twavuganaga. Ariko iyindi mitungo mfite muri Amerika wenda ntabwo ari yanjye abwo ni ya bene wacu. Gusa nyine nayikoragamo. Umva nta kibazo nari mfite. Okay. Dukomeze rero tubwire ukuntu akazi kaje guhagarara ukaza kuba homeless. Wabaye homeless umaze igihe kingana iki uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ubwo 2010 nibwo natangiye urumva nemaze kubona imodoka. 2010 mu kwa gatatu gutyo. Ubwo niyo yayiguze. Buri modoka yari muri Santana yakozwe yari yarakozwe 2003. Yo kazi. Bako nkajya nyishyura hari amafaranga bankuragaho ko narakoze deposit. Hari amafaranga make naratanze noneho bakankuraho make buri ku mushahara kugira imodoka nyine nzayishyura. Ako nkayigendamo. Mfite amapine y'umukara cyane. Ibara ari imodoka. Ubwo ko modoka ari $4. Gusinzi mvuze $4 sinzi ni wa. Runaka imiryango ine. Akimiryango ine. Bakamodoka nkademberamo ngira n'umushuti w'umukobwa cyane. Hari witwaga Mia na ba Diamond na ba Edi bose ba Idi. Bega bafite abashuti benshi cyane ba Jasmine benshi cyane ba Pamela. Bafite abashuti benshi cyane. Bakangira inama ariko ntago nigeze ninjira cyane mu Banyafrika cyangwa mu Banyarwanda. Akesho sanga ngendana n'abazungu n'abirabura baho. Wabonaga ko ndi nk'umwirabura. Ariho byanatumye nshyiraho ino tattoo. Ngira ngo kuri kamera arazikwibereka. Iyo tatuwaje rero yaturutse ku kiyo? Iyi tattoo rero kugira nshyireho. Nari maze kubona neza Amerika, sanga koko ibyo bambwiraga ndi mu Rwanda, yuko hari ibisekuru byacu muri Amerika bahari. Ntangira kwisanga koko ndi nk'umunyamerika. None ndavuga ni reka nanjye nishyireho kana gatatu kazambere history.
urwibutso rwanjye wenda na family descended mbega. Aka gatatu gavuze iki ubundi? Itatu cyane ikintu uvuje ishingiye kuri mama, ishingiye ku mateka yanjye nanyuzemo, niyo mpamvu dusa n'umusaraba. Ubundi ngiye kwishyiraho nyinshi cyane n'amazina, ariko nashyizeho imwe kubera ishingiye kuri background history mu Rwanda, amateka y'u Rwanda twanyuzemo, kuko nari gupfa ariko ndiho. Ubwo navuze ni kuba jye narasigaye mama agapfa n'abandi benshi cyane jye nkabaho, reka nanjye nshyireho umusaraba. Reka tubyanzure gutya, simboliza inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba n'amateka agoye twanyuzemo nicyo bivuga. Okay, waje kuva ku kazi gute? Ese ako kazi niko wenda umaze kugira imirimo ibiri, ese ari akandi kazi wongeye kubona nyuma, cyangwa se kahagaze gute? Byagenze bite kugira ngo uze kwisanga ku muhanda noneho? Ubwo naje kuba ndi gukora 2011, ubwo turi kwihuta 2011 naje gukundana n'umugabo bita Frame. Umugabo mukundana mu umunyarwanda nyine inshuti bisanzwe, nagize ngo byane byateye iki gihe. Oya ubwo ni icyubahiro muhaye. Turakundana iwabo hari Butare. Ubwo kugira ngo umenye ko akiraga umupira nza gukora n'ikipe y'abarundi harimo witwaga Abagenzi. Ndumva afite urubuga bita greatlake.com yari yakoze. Amuza n'uwo munyarwanda, avuga ati hari umunyarwanda mwajya muganira nta kibazo. Witwa Frame, sanga n'uhani wacu Butare, ariko yari yabaye Bugande. Aza kugira iminsi mukuru arantumira, antumira naraye ku kazi k'ijoro, kandi ndi usure ku kandi saa 4 z'ijoro. Kandi yavuye ku kazi saa 8. Ubwo nari ndyamye, ati ngwino pe. Ndahagera nakamuduka, amutuyoga ndanywa, amuducupa kiramo n'utunyama. Ubwo kuhava navuye nasenje ku kazi, nyago inzoga ziba nyinshi, nza kugira ibibazo byo kuruka w'inzoga nyine toxication. Banjyana kwa muganga kubera inzoga nyinshi, ubwo akazi nkabura gutyo. Iki gihe bahise bakusezera ku kazi? Bahise basezera ku kazi aho gukamanywa. Usigarana akandi noneho ku yindi company. Hari anagora kuri IRS na CPS. Ubwo CPS n'ukanasigarana na IRS. IRS nayo kuyivaho hari amakosa yabaye mu kazi yitirirwa gihe atari jewe. Bavuga yuko hari umuntu bogeje utabashaka kwiyoza bamwoze, bamwogeje we noneho baramutwika, bamutwisha amazi ashyushye. Noneho bavuga ko ari iki. Birangira nako nkabuze. Ubwo kazi byo bwari kwa kundi boza abantu bageze mu zabukuru, niyo mirimo mwakoraga. Group wo mu bibyita caregiver. Karema agafaranga. Noza gasuzugura. Oya ntabwo twakasusugura. Twanagize na deba nyinshi mu bitangazamakuru bitandukanye, ugasanga umuntu aravuga ngo bari abo hakurya, ngo muri za diaspora ngo boza, ngo abakecuru, ngo ibya diaspora nabyo buriya diaspora nayo bari Abanyarwanda bari hanze, uretse jewe wenda ubasha kumenya uburyo batekerezamo, ariko abari mu Rwanda nkeka ko batazi uburyo babaho. Umaze kubura iyo mirimo yose utuzi twose wakoraga, ese byahise birangiriraho? Ubuzima bwakomeje gute? Ubwo urumva ko mbuze ahantu habiri, ubwo nsigaye n'imodoka gusa, kandi ya modoka ikenewe kwishyurwa na yanzu nyine no kurya. Nibwo naje kwapurika muri Phoenix, bita ngo ni abyo bitaga food stamp. Aranujya iyo udafite akazi bakagufasha mu gihe ubushakisha akazi, ariko bigasaba ko ufite aho. Banyishyurira amezi 2 y'inzu, nishyuraga turasasenkanye. Icyo gihe nabagana bita 4001 West Camille Back, apartment yari 30. Ubwo rero narimutse navuye muri cover apartment Indian, ndi kuri naravuye kuri Indian school, sigimba kuri Camille Back. Naho babiranze amezi birashira nta kandi kazi urabona. Nta kazi ndabona. Nyiri apartment rero iyo umupanga adafite amafaranga, inzara yitanga abandi bakazi bayafite. Ubwo nanjye nshiriwe mvamo. Imodoka ukuntu byaje kugenda, imodoka yatwaye na polisi, ariko iyo imodoka yatwaye na polisi nawe yagacupa. Noneho nza gusinda nagiye ahantu nyine mu misozi ndi gutembera, njyana mu magahoteli
nsanga abandi bagabo ariko ntabizi ko ari abantu b'abayobozi nk'uko twicaye muri abayobozi tunywa agacupa nza gusinda nsinze polisi iraza FBI ije inkura modoka bahita bandika DUI kamodoka barakajyana iyo wanditse DUI ubwo bishatse kuvuga driving under influence ngo gutwara wanyweye cyo gihe banca amadolari ageze muri ndumva yararengaga yari amafaranga menshi cyane y'amadolari ntabashaka kubonera ubushobozi modoka ndayihorera hashira igihe ubwo n'inzu nyivamo ubwo nuko natangiye kuba umunyarugendo w'umuhanda mba mbaye ka muhanda none hagati aho ntabwo ugize utekereza gusubira kwa Dafroza ese mwacyo gihe mubanye mute icyo gihe Dafroza n'umugabo we nabo baravuze bati nimenye ntabwo bashaka kuba wenda baratewe nuko babonaga usinda cyane cyangwa ufata ibyo nkeka yuko ikibazo Dafroza yangiyeho nyine cyari ikibazo cy'inzoga n'itabi arambwira ati imenye ku buryo hari n'umuzungu wancumbikiye hari bitaga kuri Betani Road 67 Avenue Betani Home ancumbikira nk'ukwezi tubana n'umusaza tukibanira nkateka nkarya nkirwaho yari n'umukanishi akambwira ati wenza gushakira n'akazi yaramfataga akanjyana ku kibuga gukora imyitozo kuko nubundi nubwo ari umumoresi ariko nakoraga imyitozo ubwo ndindiriye ko hari shampiyona izatangira bakandukirita nkabona agashahara niba bari wenda ubwo byose mbibuze reka nkoresha akaguru okay ko njye numva bavuga ko ubundi imirimo idapfa kubura muri US gutyo imirimo ibihari ari myinshi ni gute wamaze amezi yose nta kandi kazi wongeye kubona mpfite buriya muri Amerika ukuntu bakora iyo wamaze kuba fired in a okay ngo background ubwo no kuvuga ngo hariya urakora ariko iyo ubaye umuhumuresi kugira ngo uzabona kandi kazi biragora kuko companies bazaragiye zandika ko nyine biba bigoye ubwiya mbere banditse ko wirukanwa ku kazi kubera ubusinzi uwo kugira ngo uzabona kandi niba ari rehabilitation simbizi bisa ibintu byinshi ubwo kugeza bavuga ko wenda nzajya nsakisha indi mirimo ko ndabyibuka na apurayinze muri Walmart bita supermarket za Fry's market urumva na Afrika muri Target market za Pure bega hano hose no muri za Wall House ariko kubona akazi bikagorana kubera ko bavuga bati bareba muri mashini bagasanga n'ubundi arakazi nakoraga mbere ariko nkakavaho kubera ubusinzi bo bahita bandika icyaha okay aha nuko ujya ku muhanda ariko mukanya rutubwiye ko ari umuntu agucumbikiye ukwezi no nyuma y'icyo mugabo yaracumbikiye aza no kunjyana rwose arambwira ati ngiye kugushyira bene wanyu babwire bakutunge mu rugo wongere ujye ku murongo ndabyibuka twagiye mu modoka tugeze arakomanga ndagije Imana Mathias arafungura icyo gihe ante ntago yari ahari arambwira ati oya ati musubize twe ntago tumushaka kandi ni famiye nibo banyakiriye nibo barankorera gahunda nibo baramera amafaranga njyana muri Amerika ahubwo nawe nsigaye nibaza impamvu ase kuki bundi baca umugani ngo ubya kibazo arakirigata ubya kibazo arakirigata kuki batemeye ko nibura nirirwa mu rugo kandi igihe ubwo nifuzaga mvuga nti yaba nari mbonye nirirwa icyumweru ndyamye nkaraba nkarya akuya ngo ndare ku muhanda imbere kanyica mwana uzive muri Amerika ku muhanda twinjiye neza muri ubwo buzima bw'ubuhumuresi bw'ubuhumuresi bwo muri Amerika abantu bajya babyumva ko twe tumva ko wenda Amerika ko ari igihugu kinini tugira ngo wenda abantu bose babayeho neza hari n'abantu baba ku mihanda ejo bundi umuntu muri Amerika twahoze tuvugana ambwira ati ndasohotse gato muri koridoro y'abanye nsanga hari nka 8 z'ijoro nsangamo umugabo uhagaze kumbe yari umuhomeless imbeho imwije kuko nk'ubu harimo igihe cy'imbeho kitangiye kuza so rero umva ko byanga bikunze ari ubuzima butoroshye ubwo ugiye kutuganirizaho gatoya wenda nubwo abantu batwihanganira inatabaye myinshi ariko turagerageza ngo tureho kuko nekereza ko ari message byatanga ku muhanda rero byari bimeze gute ku muhanda rero muhanda muri Amerika ubuzima bumeze bute ubuzima bwo kurara ku muhanda muri Amerika ni ubuzima bugoye cyane kugira ngo uzakarabe ni ikibazo nashoboraga kumara icyumweru cyangwa ukwezi ntakaraba
kugira ngo uzabone tuwarete cyari ikibazo. Hahandi ufata nk'ishashi cyangwa igikarito ukiherera ukajyana ugashyira muri garabisha. Wasting. Usigara wibaza je nagezaho sigara nibaza ndi muri Amerika cyangwa ndi mu Rwanda. None bigeraho nibaza ariko neza. Yes, hanyuma tubwire kuko no biba biteye amatsiko cyane nanjye ubwanjye bintera amatsiko. Homeless umuntu utagira haba muri leta zunze ubumwe za Amerika abaye mu buzima bumeze bute? donc ubundi it's just like an employed person. When you say an employed person, donc ni wa muntu utabasha uri dependable. Dependable person ukeneye ko afashwa. Iyo adafashijwe byanze bikunza akora amakosa kugira ngo abeho. Ko ndabyibuka iyo nabaraga nk'icyumweru ntakaraba byabaga ngombwa ko shaka nko ku kibuga, urana bibuga byo muri Amerika biba bifite amatiyo mu butaka, ibyatsi byabo barabivomera, ngacunga yuko bazavomera bya byuma bya bwatsi bafungura amazi bavomera ibyatsi nyine ku kibuga. Amazi nyine aturuka, urabona amazi aturuka mu butaka mu biti barafungura akazamuka nyine anyanyagira hose. Ngombwa ko ncunga igihe bazajya koza gusukura kibuga cyane ubwo kucyoza ibya byatsi kubivomerera ya mazi, bikaba ngombwa ko nanjye zaba ariho nzakaraba. Ubukaraba ubwo nukugenda ku kibuga ukaryama ku kibuga. Nuragendaga nanjye ubwo bafungura amazi kwa ndi babanyanya amazi, urumva abarimo amatonyera amazi ubwo abari kunyanyagira, nkahita nkuramo imyenda nyine n'isabune ngakaraba, nkahita mfura n'imyenda nkanika nkarindira ko inuma nkongera nkambara. Ukambara ubusa se? Yes. I take off everything. Ngakuramo imyenda wenda ngasigara na underwear, ngakaraba nkanafura, noneho imyenda yakumongera nkambara. Hanyuma wagiraga imyenda imwe se wabaga wambaye mpaka cyangwa ufite igikapu ugendana cyane? Nari mfite igikapu, ariko igikapu ahantu naraga ntawe nagiraga nkibika, kahise nagomba kukigendera buri munsi. Ko ndabyibuka naraga ku rusengero rw'abadive, abadivantiste, Foritori Avenue Indian School, Adventist Church. Naraga ku rubaraza. Haza kuba igihe noneho mu gitondo ko urumva nagombaga kuzerera ngushaka icyo kurya. Nabwo kuzerera nsabiriza. Ndabyibuka nafashe igipapuro nandikaho ngo igipapuro kinini nyine nkuko wafata igipakarite. Nyandikaho ngo help me. Nkahagarara ku maferuje. Ku maferuje. Nkacungana nuko urabona yize kuri feruje hazamo icyatsi ugakomeza. Hazamo ready ugahagarara. Nkacungana na ready ya modoka ije ihagaze irindiriye inwe, ahita mwereka igipapuro ikintu ntavuze nakuvuga, ukagera ukamwereka agakikoramo yari dollar nafite ikintu nyine bakiriramo, nuko nabagaho. Ntago byari byoroshye. Natungaga no gusabiriza, narasabirizaga. Hanyuma ukuntu hano mu Rwanda usa nk'utubare nka kano turiho ushobora kwinjiramo ugasanga dufite bathroom, neza ko mu bihugu byateye imbere nka bira bifite aho ubwogero, ntabwo ushobora kuba wakwinjira nko mu kabari. Icyo nakoraga nyine muri toilette nakoreshaga, najyaga mu maresitora nko muri Burger King restaurant, hano bateka bya Burger King. Noneho nkacunga, urabazi ko hari abantu baba bafata ibyo bita ngo iri food nyine, ariko batajya muri restaurant baba bari mu modoka, aba akinjira agahita aca ku muryango, hari ahantu winjira uri mu modoka, hari umuntu uri mu kadirishya ariko akoreramo imbere, ibiri faster nyine, agahita guha ibiryo ukishyura ugahita ukomeza n'imodoka utavuye mu modoka. Mbere taganya aho ngaho yagura, nkahita mubwira ni buri muzungu iyo musabye muri Amerika ibiryo ntabwo abikwima, urambwira uti nanjye ngurira, yagura hambaga wenda y'amadolari 8
nakagura wenda y'idolari rimwe n'amasente 25 kuko hariho baga king nyine iyo bita baga king zini wizi ntago mu Rwanda za hambaga ibintu by'inyama mu Rwanda bikore ku hambaga zirahari hano mu Rwanda ubwo no agahita kugurira nawe ukarya ariko toilette y'ubwo ngubwo nacungaga nkinjiramo nabonye iyo hambaga nabashaga kujya no muri toilette ariko byabigabijwe ko wakwinjira muri toilette nta kintu ufite cyo konsome ubwo byabaga ngombwa ko ningira ikibazo cyo mu nda mfata ishashi nkajya kwestinga muri garabishi nyine mu nkajugunya muri puberi nuko nabagaho. Hagati wamaze amezi angahe uri homeless? Namaze imyaka 2 uri homeless urara ku muhanda. Tubwire hazaga urubura snow kuno muri Amerika haba byari cyane uburyo wabashaka kuba ubyitwaramo. Jewe ku muhanda jewe igihe cy'imbiyo cyagiraga nko mu gihe cy'imbeho nakundaga kuba ndi ku kabari. Nono ku kabari nageraga amahirwe nk'umuntu akankunda akanyishingira yanyinjazaga mwe imbere akangurira inzoga ariko nono kugira ngo mbone ko bucya nakinaga biyari nkahita nshyiramo nk'amadolari amaye nkagenda nkasheta nkashyiraho iyo washaka gukina biyari bugacya washyiraho nk'amadolari nka 20 cyangwa se nkani nyina $5 nkashyiraho $5 ugashyiraho biyari nyine ukajya wikenera urikinisha se oya nabandi babaga bahari tugakinana ukabona burakeye imyaka 2 uri homeless 2 ni experience nini muri donc no wahuye na byinshi bitandukanye. Nyine ikibazo cyambayeho ahubwo naje no kwibaza ubwo hageze igihe nyine mba wanted nyine urumva batangira gupostinga amashusho yanjye najya nk'ahantu kuri station cyangwa se kuri supermarket cyangwa abantu bacuruza muri alimentation urabona ibinyamakuru byo muri Amerika akenshi baba babishyize ku muhanda uragenda nyine icyamakuru kagitora no ku mabasi abantu bategeramo amabisi hose babihari ugafata niba wumva ari interested to reading the news urebe imvaho nyine ukareba ukareba niba ari nshyashya cyangwa atari no umuntu wagisomye aza kunde arambona mpagaze arambwira ati ngwino nkubwire atuzi ko uri wanted demo hari gute mbona ikinyamakuru ndagisoma ndabyibuka nagikuye ahantu bita kuri Sikoke ya 37 Avenue Kamire Back hano hari Sikoke bagucuruzaga inzoga ntafite naho ndara ndabyibuka hari umukobwa wancumbikiye icyo gihe turanararana ariko kurarana mvuga we yarambwiye ati karaba anjyana ndakaraba amaho ndyama ndaryama nawe ariryamira ntago twararanye bya bindi byo gukora imihango nyine twaraye mu nzu twaraye mu nzimo twaraye mu nzimo icyo gihe nagombaga no kujya ku rukiko ndabyibura kujya ku rukiko ahantu bita Washington Fete Street muri Municipal Court kuburana ya DUI kuko ubundi iyo utishyura bahora bakorereza babyita convocation nagomba kujya gusobanura convocation impamvu ari kwishyura ko uri mu DUI nkasubira nkamwe ndi mu DUI kandi uraza kutubwira wenda cyatumye bagupostinga ukaba wanted ariko ndacyafite amatsiko menshi ku buzima bwabo bwo kuri street tujye twumva ko wenda ari uburyo ki wenda ko ari ibihugu bikomeye bashobora kuba mufashwamo uranyumva mushobora kuba mufashwamo mu buryo bwihariye nkumva ko aba home street bahari aba homeless bahari bashobora kuba bafite aho bafata ibyo kurya abadafite aho kuryama bakabashyiraho kuryama aho wenda nta makuru tuba twumva aranyamyumva i Burayi mwebwe nta buryo ki bwo kurya mwashyiriweho na leta ku buryo utakwicwa n'inzara wenda ukarara ku muhanda ariko inzara ntikwice uzirana ikibazo kiri se iyo wagiye muri Amerika ufite icyo bita permanent resident green card nuvuga ngo wowe uba wamaze kuba muri karite y'abantu b'abanyamerika uvuga ngo ugomba kwigira utakwigira ukibura ubutandukanye na stati y'umuntu w'impunzi ko buriya green card iyo uyibonye deje wabaye umunyamerika aho bitandukaniye ni igihe ya myaka 5 igihe ya myaka 5 itaragera ukagira ibyago nk'uko byambayeho niyo bahita gukora deportation
ariko iyo ugize amahirwe y'imyaka 5 igashira deje uba uri karifiye amerikani. Ariko icyo gihe baguha icyo bita security number, umubare wawe ukugenga utanga ahantu hose ukaka akazi, ukaba wagahabwa cyangwa ugahabwa bitewe na conduite yawe, mbega imyitwarire. Ndibuka Abanyarwanda cyane bo muri Amerika, nibo bantu nibuka cyane, ariko ndanabagaya ntago bamfashije. Abanyarwanda bose pe muri Amerika ntago bamfashije, kuko inshuro nyinshi najyaga kubabwira nti bancumbikire bakanga, bakavuga ngo nibancumbikira ngo kandi nshakishwa, kuko nabo bari bamaze kubona ibyo binyama, bari bamaze kumbona ku mafoto ndi wanted. Ariko before yuko wanted ise byibuze cyane ko wabaye homeless na mbere ko uba wanted nkuko bivuze, warafashwaga nta kibazo mbere nkiyagera, baragufashaga, twabaye inshuti pe. Uko n'abarundi bari bafite ikipe y'abarundi nkunguye babagenze nabacinya, yanashatse no yanageze no kushakira ikipe mu Bwongereza muri deuxième division, yagiye kuba manager wanjye bari gukora collaboration no muri Bwongereza ngo nzajye gukinayo. Kugera nari karabutaka football rashotaga, ako no ndayishotagiye n'ubunyambitse godi na equipe nationale reba. Bese Haruna rero twakenanye, Haruna sibwo ibyazi niki gufunga umupira no gupasa ndebe, kereka wenda ijisho ryanjye ryahumye ngo mbashe kutareba file cyangwa ndebe aho garede hagaze, ariko ibindi ndabibona. Okay, tubwire rero nta buryo ki nta association z'Abanyarwanda wabaguzi cyangwa se bari bahari ku buryo washobora kuba wavuga ati ndi umunyarwanda umufasha. Ikibazo nagize cy'Abanyarwanda nabo ubwabo ntago bumvikanaga, sinzi wenda n'ubu ngubu wenda diaspora, wenda n'ikibazo nakwibariza diaspora, wenda unangire n'ubutumwa mbarize diaspora tese musigaye mwumvikana. Twihuse rero mu by'ukuri urumva ko ubuzima bw'ubuhomuresi ni pariti imwe, urumva ntabwo byari byoroshye, haza kuzamo ni byinshi cyane kubisobanura, byinshi cyane haza kuzamo n'iki kibazo. Baje rero kukudipotinga byagenze bite ubwo hanyuma kugira ngo mbe deporte, kugira ngo wongere kugaruka mu butaka bw'u Rwanda, ndetse n'icyo ni wenda nibyo byari byatumye ba posted biveho, byaje kugenda gute rero? Bo naje kuva muri Arizona, kuko urumva hari mbona ko byanagoye cyane, nimo afungiwe 3 mitanja nari telefone mukuru wa murumuna wa papa uba mu Bubiligi bita Ndundi, anyohereza amadolari y'itike ntege bisi, hariho na mubyara wanjye nyine yitwa Josette, ne mushiki wa papa yitwaga Fifi Josiane, uba ba Canada, afite na murumuna wa mu Bugande bita Mugeni. Barambwira ati mbega mbasobanurira ibibazo, ndabwira nti se mwana baye ko nduzi ubuzima bwancanze. Nibwo bambwiraga ngo ninge Texas, ngo hari umuntu w'Ibutare w'umupadiri bita Segonderi ngo azamfasha. Narateze, noneho tate wanjye yaramaye telefone, ubwo nari narafungwa, yaramaye telefone jene kuko n'amafaranga ifite niwe wampaga amayinite, yaguraga kuri cricket, bitaga cricket company, telefone ya cricket nyine, niwe akajya kugura, yagura ko telefone yari registered kuri we, and then nkabona amayinite. Werekera Texas, Texas agamu telefone akambwira ati nta kibazo we komeza irwaneho, ariko hano birakunda, turi kukumva nta kibazo. Akambwira ati wirwaneho muri Amerika urahabona abacakara benshi n'ibindi, no yarabimbwiye ngo ati igisekuru cyanjye n'Abanyamerika, ati irwaneho ati ntawuza, ariko Abanyamerika ntibanyangaga, ahubwo abantu banyangaga bari abazungu bo muri Mexico bafite uruhu rw'umuhondo, uretse ko mu Rwanda ntabwo njya mbona. Undi muri Amerika hari abazungu bafite uruhu rw'umuhondo n'imisatsi, sinzi mu Rwanda ntabahaba. Okay, izindi leta wagiyemo nyuma yawe? Ubwo nyine nahise ntega mba ngiye, yambwiraga nyine ko aba Texas, ariko hakaba hari
mubyara wanjye nyine wo kwa Rugera nyine kwa sogokuru uba California bita San Diego. hanyuma rero reka turebe ukuntu wagarutse mu Rwanda tugenda tunerekeza ikiganiro cyacu ku musozo kuko urumva nitongera kubona umwanya uhagije tuzaganira byinshi ari byinshi bindi wanyuzemo tutagiye tugarukaho twihutishije kuko iminota yagiye ducika kugira ngo rero ugaruke mu Rwanda imbarutse yabaye iki imbarutse rero ubwo uwo mupadiri segonderi mageze nararaga nyine aho bita mu kigo cya Heaven of Hope mu bahumuresi benshi tukarara ahantu henshi ariko hadasakaye rero buke mu gitondo njyewe njya gushaka akazi nyine twaze tukaryama nyine n'ahantu bita abahumuresi baryama ariko hari na security baga n'ububaji kwinjira nyine ukabajinga nyine ku kamashini kwinjiramo ariko ukaryama ugakaraba bakaguha ibiryo ariko bya biryo biri expired food abahumuresi nyine tukara turi benshi cyane ariko imvura yagwa kanyagirwa ago byari byoroshye no mu gitondo igihe kingana iki namaze icyumweru none mpita njya ahantu mu rusengero abantu basengaga baradutwara nyine abantu baje babwiriza bagatena abantu bashaka njya ahantu nyine basenga mu bandi bahumureza ariko bo bafite mu nzu nyine bararamo mageze naho ndyamye nijoro cyahankuye abantu baraje bashaka kunyica ndyamye mu gihe bakuyeho banyorosoye bafite ibyuma bagiye kunyica bandakangutse ndababona mpita mabyuka nibwo navuyeyo ndafata telefone ko telefone twarazibikaga mpita naga telefone yanjye telefone yitwa pasira mbwa nti ahantu bari bagiye kunyica kamavi unsubira ku muhanda na telefone kwicaginga nacugaga ahantu ari nka prise hanze acaginga kugira ngo ubwo imbarutse rero ubwo naje gukubona akazi muri bar ahantu ku munsi ariko bya bindi nyine ukora akazi kari daytime nyine daytime nyine wambaye ibintu byende ukinisha abana hari ibintu wambara nkiremera ku mahoro hari igihe iminsi mikuru bakakwambika ibintu bya MTN wamamaza none umwana yaza akabona n'uruntu rw'ibipe cyangwa se kuntu bikamushimisha ngo nanjye nibyo nyambiye by'imaske nyine ariko ari uburyo bwo kwatira abakiriya attirasiyo de kiriya yego nari nakigari nyambibona ubwo ndakora bugera nimugoroba akazi karangira baramemba nkubitana n'umuzungu w'umwongereza bitarayane ikizane gibuka ati tugura agacupa turasangira yankunze pe ahaza nundi noneho muri Mexico nawe ngo yariko yavuga muri Mexico ariko yarabaye umunyamerika yarabaye n'umusirikare tuba turasangiye turimuka nko kuva nk'ahantu ukajya ikirengere tunywa agacupa baritahira amadolari 40 amadolari 40 agura n'ubukese bw'amabyeri noneho waritahira ntana n'uwo tugiwe n'umudamu we barateka turaryama aho ndyama amana ko kayine ndinkwe uracya mu gitondo afata umuhungu wari uraho ni wari mwene wabo amuye imodoka arantwara ansubiza Texas mu mujyi ni nko mu cyaro nibundi wagira ngo nende nko muri Mexico ngeze subiye mu mujyi ndongera njya ahantu ninkwera agacupa bwize hari habaye umukino wa basket wa Spius basketball urabona San Antonio iriya kipe yambara ibipira Spius ni Spius nyine urabona ya kipe muri San Antonio yego noneho ugiye mu gutana sinze nka saa 3 cyane barasiye umuntu abapolisi bakoze nyine bakoze operation genda amaca bitemewe nta nabizi nisindiye none umupolisi nahasanze yari umudamu mucaho ngeze imbere aramamagara sinu aramagara ntanamwihorera ndikomereza nibwo yaje afite urabona abapolisi bafite ibintu bibi hari pistol y'amashanyarazi urayibona hari ibyo bita handicraft bundi ni weapon bara pistol handicraft ni amapinga none ari ziriya pistol z'amashanyarazi munagera cyagakanda akagubitisha nyarazi ukagwa hasi ubwo nanjye nyigera imbere aramfata ati bite kutanyu nyine abaraje ari we ntabwo yaranteye ahubwo yayikizeho guri ndahindukiye atezamura amaboko hejuru hari n'imodoka iparitse ya Toyota ndabyibuka imodoka nyishyiraho amaboko rwose abwana intwara nanase buragiye nanywa agacupa ndakwiruka ukarekora ibyo ushaka aramfata nshyiraho ipingo noneho kubera ko nari narigeze gufungira DUI na trespassing na Miss Mina nari mfite
ariko ntago bigeze fungirwa urumogi cyangwa ntago nta rumogi muri dosiye mfite muri Amerika, nta rumogi rurimo. Harimo trespassing, harimo homeless na DUI, ibintu bitatu. Ubwo noneho aho kimfata abanjyanye muri station bashyizeho n'ipinga, nararize ndarira cyane, narize amarira nk'amasaha 3 basaba imbabazi, nakamba cyane, please can you release me, can you help me? Ndabwira, why you take me in prison and I'm homeless? I don't have a place to stay, I don't have a house, I don't have a work, I don't have a money. And my family I was thinking about, it was my sister, it was a Clementine and Hagenimana. Now I think about that, say, how my sister think about me? Ese barakeka ko nabariye ko nakize nkabibahorera, kumbe nabo ntago bari bazi ko bamwe ibyo bibazo, ko ari ubwo buzima niberamo. Bo bumvaga ko jewe waje kugafata narashize igihe muto kugafata imyaka iri homeless mwavugana ndetse reko bamarira iki bari bakiri muri Uganda. Bayo bakiri Uganda. Ariko nkaba narigeze gutanga itangazo kuri Radio Itahuka mvuga uburyo nabayo muri Kongo ndi imfubyi, ari nabwo nahitaga nandikira Muroni New York, ndabatelefona turavugana, banyaka amazina bashiki banje, bana reference ya onkere vitaminani Emmanuel Rusabyifura Kafu uba mu Bubirigi. Nabwo ni bashiki banje basi nibagiye mbayeho mu homeless, mwafashe basi bashiki banje mukabanjyanira. Ubwo baje kubikora babajyana mu Bubirigi, abajyana mu Bubirigi. Uko ari ba ubu niho bari babiri. Wow. Takwerekana amafoto na nimero zabo naziguhana. Ahubwo nibinashoboka n'iki kiganiro wabasikumira pe. Ushobora nabishobora sikoma nimero zabo nabo nimero zabo bitubiherereza. Ubu ngubu barubatse bafite imiryango. Umwe arubatse afite abana babiri. Yitwaje Nimana yarabatamuriza, undi nawe ari hafi gukora ubukwe n'umunyarwanda ahubwo. Umugabo yazabona umunyarwanda. Wani Gitarama. Ubu ntuzajyayo? Nta kintu mbitekerezaho. Ariko iyo bakudipotingira ngo kubona visa yindi biragoye. Gudipotinga ibyo nta kibazo. Ubu no muri Amerika buriya green card yo stati yayo iyi myaka 10 ishize urongera ukapurika. Nta kibazo. Okay, ngaho rero tubwire urongera upakureka ko urafunzwe. Baragufunze. Ubwo bahita bamfata baramfunga. Bafungiye bita Bigizar account nyine, ubwo biza Bigizar account ni prison nyine yo muri Texas. Namaze amezi 3 funzwe. Noneho dosiye yari yihubwo bakuzizaga iki? Banzizaga icyo bita resistance. Yari resistance n'agasuzuguro no gucira umupolisi mu maso. Wanamucire mu maso. Ndabyibuka pe. Namucira bakize mu modoka ngiye kufungisha ese mucira amaza mbwa ni ibintu nkoreye. Mugeze ngo nuko ngo umusaha havanyane nanjye yaramote pe yaramviyoye. Okay. Uko kudipotinga reba bagukuye muri gereza byagenze bite kugira ngo bakugarure mu Rwanda? Kugira ngo nubwo banguye aho nari mfungiye muri gereza aho maze amezi 3 bahita banjyana muri immigration bita Perisate ku cyicaro gikuru cya immigration. Noneho mamara amezi 8 ubwo bigeze 2013 2013 amezi 8 ndakora. Noneho mu gihe cyo kugira ngo mburane umucamanza kubita inyundo ngo deportation. Yenda ndavugana n'ubundi idazimara no mara what struggle life I have in America. Kuri maze kumenya makuru ko bashiki banje bazajya i Burayi. Aho najya hose n'ubundi bashiki banje nzabasanga ni Burayi. Reka bansubize mu Rwanda. Ako giye kumenya n'ubundi kaminuza yanjye, amashuri yanjye mfite muri kaminuza n'ingaruka. Urumva rifite imyaka mikeya. Ningera mu Rwanda nzajya mu ishuri. Niga wa mwaka umwe waburaga. No mwaka wanaburaga nimara kusoza nzahita mshaka akazi mbeho nk'abandi. Weho nk'abandi. Nuko bakurije indege bakuzana. Ngo nuri indege gutyo ndabyibuka mu gitondo. Banjyana Washington DC. Bamfungiraho nanone Washington DC. Bafungirwa iminsi 2. Banyigaho. Buracya mu gitondo banyuriza Ethiopian Airways. Naje mu ndege muri ariko ngenda nagiye muri Fly Emirates Dubai, ngaruka muri Ethiopian Airways. Igusiga he? Yene Kanombe. Ngeze Kanombe abapolisi barandeba masango mungu twiganye bitare. Hano mu by'Imana bitare pe wakoragamo. Ambwa ati shati na numvise amakuru ngo wagiye muri Amerika.
none uragarutse icyo gihe n'igisore nari narariye nkora n'ibipopaje nduru mfite n'ibyanwa byinshi cyane n'ibisatsi arandebasha mbona amarira mugiye mu maso ararira kabisa ndabwira nihangane noneho yambaza ati bite nkabura icyo nanamubwira nibura nawe wenda nkubwiyemo duke ko ubundi buryo nkubwiye ni ibi nyine akabura hari ibindi byinshi cyane biba birenze. Ugeze mu Rwanda rero ubuzima wabutangiye gute? Wasanze bashiki baragiye? Nasanze bashiki baragiye. Byagenze gute rero wageze i Kigali? Ikibazo nagize rero ngo ngere i Kanombe mva mu ndege mva mu kibuga njya hariya ku muhanda bitana umugabo ufite agasuzuki yamaye cyakora yamaye itabi ipaki ambwa ati sha ati uvuye muri Amerika ariko hari abazungu bari bicaye ndabyibuka ndabareba basha bareba i Kanombe bari bari kuvuga agacupa ahantu urabona iyo sose ari muri immigration nyine mu kibuga ujya gufata handi amategeko abari hari ahantu hari akantu kameze nk'akabaru ukuntu bicara bakanywa ndabareba abazungu muri cyo nuvuga ariko ku mutima numva mbabaye ariko nyine nkabura nuri ikibazo ariko nkumva ndagani n'ubundi reka mbyirengagize ndibone icyo gihe ari udufaranga wari uzanye reka da nefite idolari rimwe idolari rimwe rya Amerika urumva ibaze kumara imyaka 5 muri Amerika ukava ufite idolari rimwe yishyira ufite idolari rimwe wasize imodoka ntago babyoroshye urumva ikibazo usize imodoka muri Amerika none ugeze iwanyu wavutse ufite idolari rimwe n'idolari none se aha ni bande rero bakwakiriye hano i Kigali rero kwakirwa nakiriwe n'umugabo nyine muri Suzuki nare ankubita 2,000 ndavuga ni Imana igumugisha werekeza he ubwo nagomba kujya Butare ariko nkavuga nti Butare sindasaga nta mama hari naki ningera imbere ya data yifite undi mugore muka data si niwe ndi bugeho n'abana be ka papa wanjye nawe n'umunyacyaka nkanjye none waransabira agacupa nari bukabone icyo bikibazo ubwo rero uwo mugabo amipaki yarantwaranyeza ku giporosa 2 byanjye nahise njye Primus gize amahirwe nari mfite telefone akuye muri Amerika irimo nimero nyinshi nafite amakontagiti uramo nimero telefone umubyara wanjye mfite musaza wa nyina wa mama wundi bitasenga nawe wahiye nkanjye i Kigali afite umukobwa wakoraga muri bar hano kuryanyuma bara nabaye Inyamirambo je nabaye Inyamirambo kabusunzu buri nakinaga muri Riyo buri Ayubu wa Kigali buri yabaye koca wanjye Ayubu muri na za God Fruari akabusunzu nakiniye nabasenga kuri muri Esperance hose buri Kigali ndahazi cyane nuko nakunda kwatura ariko nahantu nzi rwose kibura Kigali sinye Kigali je nayo babara ko geranye mfite ahantu mba mfite akazu kanje mbamo nicyo nkora nuko kugira mu Rwanda bageze mu Rwanda noneho bukeye njya ku Gisozi ko nakoze mu mbaho ibintu byo kubaza uranda bize noneho njya kure gakese waraye icyo gihe ubwo naraye kwa mujyara wanjye kunara gari noneho buracyanja ku Gisozi aho nakoraga nkiri umunyeshuri niga hano kuri SM mu biruko najyaga gukora ibiraka iyo ntabaga mfite nk'akamace ndi bukine nkigira ku Gisozi kuko musaza wa mama yarashatse uwo mugore yari afite amazu nawe n'uwari Butare bitaga Vestine ariko ubu ngo baratandukanye ubwo nkajyayo nyine akamakazi none njya kumurangazi ndebe ko hari nsanga ngo yarigendeye ngo yibera Mozambique rero basanze barambona bati turakuze ni mwansaide basanga muri umunawe ankubita 5,000 ubwo jye mwakakaza mwana wa makazi nkibera i Kigali ngo hoya ngo fata 5 by'itike ngo ujye mu cyaro none ngiye nkareba ko ngiye kujya mu cyaro as someone who came from America USA imvuruwe intelligent I say I cannot believe in a village man why I have to go to live in a village what about the city the town no i Kigali nkana nareba Kigali yewe nka mapo ahita mbona ari nk'icyara aho nkurikije aho nari wenda nubwo nari imfuza ariko nari imazi ama 5 mpita nigira ahantu mu rwaga nanyweraga mwe urwago ndasinda ndazamuka ibyo mfite nibuye pe nkwita n'abapolisi hano ku muhima bankubita urushyi batari kosha urasinda n'imodoka zo kazijyamo ushaka kwiyahura ariko icyo gihe bashaka kwiyahura numvaga rwose napfa nkavaho uko buryo nari mfite iryo baraganira ibuye ubundi ikintu nari fana banze rero ari buye n'umuntu iribuye ntago iribuye rizajya mu ijuru nirizajye kuzimu nimane ni njewe ibintu mburiye muri Amerika n'amashuri yanjye yose n'ibyo natekereza kuzakiraho nkaba mbibuze ubu rero agira ngo mbimbwa reka mfe nkashaka ikinyisha nkakibura
none nkajya mpagara mu muhanda imodoka ikaza igahagarara ni kugonga zimwe zimodoka zimanuka gutya zituruka hariya ku Muhima zimanuka zijya hariya ku Kinama zigahagarara imbere yanjye pe. Nibwo nageraga kuri polisi iramfata irambwira iti bite ko ndabwira ni mfite ikibazo kize, ndabwira ntabwo mfite nta muntu mfite ntabwo mfite umuntu numwe wanyita ubu ngubu kuko numvaga ibintu mbuze muri Amerika byari byinshi cyane. Uzi nawe urabyumva nyine Amerika nawe urayumva nyine roasting n'abagize nawe usanga nta cyaho ufite ubwo nyine umva ikanombe bo nyine bararebye FBI yese ifata passport yanjye ya Amerika, fata n'ikarita yanjye y'abanyamerika permanent resident na permis na social security number irabigumana, imiranga muntu yonyine ibindi bisubiranayo bindi wese babitwara. FBI ebyiri naze mfite abasirikare babiri babanzanye ba Amerika. FBI umwe afasha undi afashe hano bamereza polisi bafata bya byangombwa byandangaga nk'umunyamerika barabigumana bamiranga muntu yonyine y'abanyamerika yo mu Rwanda. Irangamuntu mu Rwanda ne bampaye iyo muri Amerika baritwaye yanditse Arizona state baritwara na permis na permanent resident indanga nk'umunyamerika byose barabijyana na passport barabijyana byose barabitwara ariko usanga nta cyaho ufite. None se nyine urumva karakampane nyine urundi iyo bakudiposting ubundi hari list iriyo nyine abantu b'abanyabyaha babajije liste bo babaza ari mu kazi ati umuntu mwatubwiye isuyo deported nyine umuntu w'umunyabyaha n'ubituzanye kuko urumva deja baranafunze kugira ngo bakora nkete birangiye ko kumfunga ahubwo arakagambane nakorewe ntazi basanga nta byaha ufite ahubwo bakugarurira bya bindi bisanzwe byo kuba wakoreyeyo hariya. Okay, hanyuma rero reka tugane ku tugana ku musozo ariko tuzongera dufata umwanya tuganire byinshi tutagiye tugarukaho bambwiye ko ufite byinshi byatwari kuganira twose tukagare dutebye umbwira ati buriya nzi imirongo myinshi ya bari wine nabane cyane byaga ariko ati narabakundaga cyane numva ko ari byinshi twasize inyuma almost I do. Hanyuma aka kanya rero aka kanya wowe ubu ngubu uri mu buzima umeze gute? Bimvuga ko ugeze i Kigali wasanze ari byinshi byahindutse bo agashobora no guce mu ijambo ikintu cya mbere urumva ntabwo niyakiriye naje gukora ibyaha byinshi cyane naje gufungirwa ubwo urumva nyine icyo gihe bahise bamfungira ingengabitekerezo mu cyaha hafi funga umwaka umwe ndawukorana ibigori 2015 ndafungurwa mu kwa gatanu ngi Butare nabwashize nk'amezi 3 ngiye mu Rwanda ndanywa ndongera ndafungwa ka Rwanda nkubita indi 2 n'igice bafungura 2018 mu kwa 10 ubu mbona utagira imyaka hafi 3 ufunguwe kuva nava muri Amerika ubu ngubu iyo mbaze ndi free ni 3 kuko indi yose naraje n'ubundi ndongera ndafungwa. Okay, rero ubu nyuma gufungurwa 2018 ubuzima wabwisa mbese iki nicyo uri gukora ubahe uteganye se gushaka umugore na mugira umuryango? Ikibazo cya mbere nshaka kubaza ndabaza nti nsabye imbabazi Abanyarwanda bose muri rusange. I ask you forgive me the Rwandan people na president pe w'igihugu rwose Paul Kagame bose mbasabye imbabazi. Hanyuma rero tubwire kugeza ubu ngubu mukanya navuze ati ndasaba imbabazi Abanyarwanda nazisabe wenda n'aba diaspora urumwe mu ba diaspora twari dufite kwa kabari turimo tubyaza umusaruro ariko ntibyagenze neza. Abari muri diaspora muri Amerika bahari ubona mugani basaba imbabazi ariko banamenye n'ubuzima ubayeho ku kanya ubu ngubu ubayehute. Okay, just what I can say, I apologize for, first of all, I apologize for diaspora in USA, in Europe, in Asia, in Africa, South America, North America, everywhere, you know. I just apologize for them. Now, I appreciate that maybe they will be happy to see me again because they think I was just died. But I'm still alive. Sinapfuye ndiho. Ko muri Amerika abantu benshi bazi I was died. I was be killed ariko I'm alive. The forgiveness first of all is here in Rwanda again. Because I was making too much stupid mistake. Yes. For the Rwandan people, even in the government, even in the politician people.
ntabwo nsabye imbabazi muri rusange abanyarwanda bose n'abayobozi n'umukuru w'igihugu Paul Kagame bose bambabarire si jewe ahubwo ni ikibazo n'ubuzima okay aka kanya ubayeho ute rero aka kanya ukuntu mbayeho rero ndi umushomeri cyane ndi umushomeri ariko sindi umuswa ndi umushomeri unemployed person kandi ubuzima mbayemo nta mugore ngira nta n'inshuti ngira y'umukobwa nta niwe natenda ku gasozi ndi siribateri gutya nyine mbona nka ndi vagabo mbega ubu ariko icyo nsaba ni ubufasha ariko ubufasha bwanjye bwashingira njye numva nakwiga kuko umwaka umwe mbura mbonye inkunga ntabishobora wenda niyo nakwiga ariko mbonye inkunga wenda nkabona naho kuba nk'ubu ndakodesha nkodesha inzu ejo bundi unyishyurira abo bashiki banjye baba hanze umunsi batazaba ariho nabura n'ikibazo n'ubundi ngakomeza ndi umuhumurezi ubundi nko paringa my life here in Rwanda and USA nsanga n'ubundi ndi homeless person ariko wenda kuba ndya cyangwa se nkanywa naho kuryama namwe murabibona ni umugabo wamaye ahantu ubuyede nyine urabubona nyine yamaye akazi nkora ibyo bibiri wenda kabasha kugura ubwo bugari n'inyanya wenda n'intoryi wenda n'inyama ndagiye ngura n'ikiro cy'inyama nta kibazo nkisana ariko mu buzima busanzwe nyine y'ubufasha ariko ubufasha bwanjye my support or financial it can be through to the education and the daily life ubuzima bwa buri munsi bwo kubaho murabona ko nambaye nabi ubu ngira ipantaro imwe n'umupira umwe n'urukweto rumwe nibyo ngira ugakora akazi k'ubuyede nkakora akazi k'ubuyede use uba mu nzu yangaye ya 7 ku kwezi ntabwo biba byoroshye akabi gasekwa n'akeza aha mu by'Imana ntumbukorera wese uba sister ntabwo financially baguha amafaranga yatuma byibuze uhindura ubuzima ukagira karimo ukora ukagira nkuko wabagiye ubatekerezaho na mbere bashiki banjye rero bangize ikibazo cyane kuko bazi yuko mfite akabazo gakomeye akahe amakuru baba bafite bazi ko njye ntacyo niyo nabona amafaranga ntacyo nakwimarira ko baravuga bati n'ubundi nsengiza amahirwe najya mu ishuri nkiga nkabishobora bumva yuko ubwenge bwanjye bwangiritse bitewe n'ubuzima nanyuzemo ariko kuri jyewe numva ko ngize amahirwe yo kwiga nakwiga ariko nabo ubu barambwira ati nta bushobozi bafite bwo kuba banyishyurira minerivare y'umwaka umwe muri kaminuza barambwira ati rero ni ukwirwanaho kereka ngize amahirwe leta nk'umunyarwanda ikangirira impuhwe cyakora ikintu yampaye natse resepasi irayimpa ubu mfite resepasi yo kujyaho ahantu hose najya kwangarirayo icyo cyarakinkoreye amaresepasi yo gutembera ibihugu ndanayishimira cyane okay so wenda ngiye kumbyumva ntago najajinga ariko ntekereza ko ba sister wawe ushobora kuba batekereza ko wanamuganiye amafaranga udagifite ubwo bushobozi yaba mu mitekerereze ndetse udakomeye bihagije kuba wabasha kubyaza umusaruro amafaranga baguha ariko sinakiza ko babuze ko gutuma wenda wiga muri kaminuza ariko ikiriho cyo nanjye nabonye nahamya nuko uri mu buzima wenda navuga ko butoroshye hari ubufasha ukeneye by'ukuri ese wumvise ko wasubira ku ishuri bagagukundira ugakomeza ugeze cyane nagiye rwose muri kaminuza barambwira bati icyo uzakora wowe ni ukuzishyurira umwaka umwe mu mategeko muri duru abo twiganye n'abadepite harimo ba Norbert ba Jeremine abandi n'abaminisitiri abandi n'abajenerali ariko nshima Imana yuko nubwo ubwo bariho nanjye nkaba ndiho niba nkunda nanjye nzabakunda ikimenyetso kigaragaza ko nayo Imana igukunda nanjye nkunda aka kanya za droge zarashize urebye nsa kubera ubuzima mbayeho nta bushobozi mfite burya none se urya ngo ngwibyimbye ikora kwitako none se ubu ngubu urabona ibyo nabijyamo se nyakuye ese ubu hariho nasaba ngo ayamese ngo njye mu biyobyabwenge ntibibaho ngo urebye nsa nk'uwanabiretse ahubwo uretse no kubireka ahubwo
byananshizemo. Wumva kuri wowe waramaze kwakira ibyo byose byakubayeho ubuzima bwose, ari nayo mpamvu wenda burya iyo tuganira ibyatubayeho turanaruhuka ku mitima, aka kanya uraruhutse nanone kurushaho mbere, niba ari n'abantu biganiriza bigenda bikuruhura. Urumva uri ready, uri tayari yuko ubuzima wabuhindura totally, almost I'm very very well ready, because as soon as possible when I get a time for to do something, that's right, but when I'm sitting down, I gotta be humble. That's what it is. Okay. Yes, nuko bimeze, muraza kutwihangana kuba igihe kirekire, ariko tuzafatira undi mwanya uhagije tuganire byinshi bibinda tutavuzeho uyu munsi. Aka kanya rero ushobora kutunyuraho wifuza kuba wagira icyo ufasha uno mugabo turi kumwe, ageze mu myaka mu by'ukuri y'ubukure 41, imyaka myinshi, akaba afite umuryango, akeneye kugira umuryango, akeneye kurangiza amashuri, akeneye no kugira uburyo cyahindura ubuzima bwo gatoya. Urumva ko ibitekerezo byo arabifite, ibuka ibyamubayeho kandi nawe bikubayeho nk'uko izo zose yanyuzemo. Nekereza yuko bishobora kukugora kubyakira ku mutwe, ariko byararangiye kuba ari kubiganira n'ikimenyetso kigaragaza yuko yabyakiriye. So reka rero mbashimire mwese mwafashe umwanya mugakurikira kino kiganiro, abifuza kumufasha kugira icyo bamufasha, twakomunika biroroshye, kuba ubufasha bwakugira biroroshye. Nimero iri aho hasi buri munsi, nimero iri aho hasi abantu bashobora kunyuraho bakatuganiriza. Ni 0783539345, tukaba twakomunika tukareba icyo twafashe n'umugabo. Ese wiva uzagira igihe ukaba wifuza ko nawe waturongora ugakora umuryango, ukagira umuryango, ugatangira famille? Ahubwo uretse kugira umuryango, numva nta bumwe mu bubaka igihugu. Yego. Nta bumwe mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Yes. Ukubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Muri rusange. Aka kanya rero nubwo batubwiye ati nta n'umukobwa mfite naki, ariko twifuza ko tuzabona ubukwe mu minsi iri imbere biturutse kuri Iris cyangwa everywhere, tukazabona ubukwe nawe ugatangira umuryango. So nuko bimeze ikiganiro cyo, niba nk'umunsi twicara tuganire iko bimeze, dusoze. Wakoze cyane. Okay, merci beaucoup, ndabashimiye. Thank you too much. Merci beaucoup. Yes. God bless you. God bless everybody, man. And for everyone who gonna see this and listen up, man. Just keep up for me, man. I hope you gonna be in touch, you know. Yeah, you gonna see me, man. God bless you. God bless you. Right, anyway, nuko bimeze, utamumva ko azindimi nyinshi, Icyongereza, Igifaransa, ndetse no rurimi rw'Amerika bajya bavuga iyo bamaze umwaka muri US, ukuntu bagaruka bavuga byose ujye bivuga. Ubwo utatuzagora ikiganiro kiri entertaining abantu. So reka nshimire press baduhaye kuganiramo, ndetse n'ahantu heza. Umunsi wa butembero mu majyepfo ushobora kuzahanyura ukaba wakwicara rwose ukahafata agafanta. Reka nshimire Emilienne na team yose badufashije kugira ngo tugire amajwi n'amashusho yemeze neza. Ibiganiro byacu n'ubutahanisha do tuyishimye koze mudukurikire, munakanda subscribe muri benshi kugira ngo tumye twagura umuryango. Munasura website yacu ni iris.rw. Ciao ciao. Right. See you.